ntibaye databuja aracyajyamisha muri wavuga ariko ndacyafite ikibazo nk'icyejo ikibazo se kigana urabona bikwiye ko duhera muri aya mahanga ariko se shanzaho kuko uracyakomeje ko ndacyakomeje nyine myaka 5 yose wiyemeje ko ndikanaranye ko urashaka gutaha ubaba twasize inyuma baravuga ko twahize mu mahanga ubona bitekerezo kumva ari byo rwose njye nari nkwizeye kuko nari nzi kuri inshuti yanjye ntabwo nari nzi kwampamukira bina kakwa nyamara urandenganya ikosa si iryanjye iyo mbwira mbere hose uko uzatinda ino simba naremeye kuzana nawe rwose hanyuma se wihutiye iki ko twazanywe no guhaha uretse tugahaha koko umva shari ibintu bimeze neza reka duhahe niba tutarahaje twarasibye rwose imyaka 5 mu mahanga no gukabya windambiwe Kigali umugore anegeje n'abana barankumbuye oya urabeshye bose barankumbuye njye ntabwo nteze gucika intege icyazanye njyewe ngomba kugikora byanze bikunze urumva mbabarira rwose buryo ufite amabanga uhinze ntibasanga no guhaha gusa uragenzwa na byinshi hanyuma se ko twatabaranye none ukabona byo mu nama wakwitaye uranukira iki ubutaha mu nama nteze twarahaye twararonze ikintu utegereje ni iki ndagashana umva ntabwo wamenye icyo ntegereje niyo kandi bakimenya ntabwo wakwihangana niyo wakwihangana kandi ntibyacyo nibijya nibaye wangaragaje kenshi kutanyizera cyangwa umenye udashaka kutubana nanjye tubana utanyizera ntabwo wizera ko nkwizera tuzacana umubano noneho rero nyamara wibuka ko abatuzi bazatangara ntibazemera vuba ukuntu dutandukanye mbo emera gusezereho niko shanzaho mbwira ikibazo ufite rwose niki kiguteye gutaha igitaraganya kuko niki kikubujije kunyihanganira waretse nkabaza ngakora icyo naje gukora sha ukagira inkuru rero nahise ko wazanywe no guhaha gusa ariko se sha ntabwo ufite ubwoba bw'iki waba wiyizi w'icyaha bikagutera kunyikeka urabizi ukabya kwizera abantu hari indi nshuti uzingira mu Rwanda usibye wowe ukabya kwizera abantu amaherezo ukazimenita ntacyo mubwiye ngahurebe genzirwana oya nzirwana nyamara rero ukabya kutizera abantu amaherezo ukazigunga dore ndigendeye nyamara nshuti ntibayeba sha ushatse wanyizera maze ukareba ko uzangaye garuka gato garuka mubwire garuka oya nakugenda njye naje mfite umugambi nimbona ntawushoje niba kukomeje kuntera ubwoba rwose mbabarira rwose urumva igende rwose nibyo binkuye sinshaka ko gusiga ibara nkunga rwose nibyo bikwiye rwose nkunga rwose genda ntibaye uratekereza iki rwose wambwiye icyo wiyemeje gukora reka shahu ubwo ufite umutwaro ki sinshobora gutaha ntarabona uwo mutura byanze bikunze narinzi ko wawutuye umunsi ubona akazi kwa Ndabaruta uriya mucuruzi ukomeye washinze ruriya ruganda rwa Sobanda shatangara nzahora babarumva bariri umutwaro mvuna kuva kera nawe ukorewe na Ndabaruta oya Ndabaruta wimubeshye Ndabaruta nishubuje yaragukijije Ndabaruta s'uburumva gutwaye iki reka igituma ntanya kukwizera wowe imbananga kwa ibibazo nk'ibyo oya nsobanurira neza Ndabaruta w'umuhirwe yakuye mu cyate mutareshya shandaro ntabwo ushobora kubyumva urumva igendere igenzirwa nawe nibiranya kandi nzapfa ntavuze urumva ntibaye umva nkugira inama rwose inama isumba izindi cyahushoreye wikuri bidakwiye sibyo bwira ariko umugore washubuje ngo bikuze kurya no kuryama ibyo uvuga wikuye hehe ninde wakubwiye ko nkundana n'umugore wadatabuje aha nyamara abantu barakuvuga nashobuje aragufuhira ndetse ahubwo waruzi ibindi nutitonda uzabura akazi kubera ibyo arega tuba dukurikiye nzaho ntabwo nzi ndakuzi shita umutima mu nda rero nzi ko mabuja nkunda none se niki kintu kiguteye intimba ingana ityo ariko ntabwo ushobora kukimenya ariko bakimbwire ngahurabeho uzansubiza abandi oya nsobanurira ni wowe nshuti ngira hano mu Rwanda sibyo sineze kandi kuguta mu kangara ejo ntazagenda ugasigara unyita inshuti mbi sinshaka kukuvunisha urumva ngewe ninaje bikomeye ibyo bikomeye nibiheze shaka utazagira intege nke bikadushyira mu kaga nk'akarutakundimo singitashye none ubu ngubira sha wambara ugataha singitashye utazanirwa nabi ntahari nkazicuza nyuma byararangiye itahire sha ntacyo uzamurya ntabwo ndagenda ninanura gukora ngewe cyanzanye ngewe nziyahura ariko rwose n'iki ntibaheba wambwiye icyo ugamije kigiye kubuhiza mu mahanga umva rero urumva ubu ngubu ukunde ubu ngubu ndi imbohe ingoyi zinshe ngo ntizigaragara ingoyi zihise sha ubu ndi imbohe sha
ntabwo mbyumva ntabwo usobanurira. ntacyo ugomba kumva wowe kandi nta nubwo ushobora kumbohora itahire rwose. Nzaho nkubaza ikibazo kimwe. ndakumva rwose kandi ndeba mu maso. uzemera kunyica ninanirwa gukora ibyo ngambiriye nkwizere? oya mbwira. kukwica uzemera kuko ibyo byo bihuriye he? ariko ntushobora rero kumperekeza kugeza ku iherezo. kuri kuntera ubwoba se urashaka kwica umuntu se? ntushobora kumperekeza kugeza ku iherezo ry'urugendo rwanjye. inzira nkurikiye ni ndende. ese wowe ushaka ibyo kwica umuntu? igendere sha igendere. turatanye ariko ntiducanye ubyibuka nabyo. niyo tuba tukiri tuzamura wese nibyo kwica umuntu wari uvugaga noneho. sha igendere sha. ntibahiba wemera ko ingoyi z'urukundo zikomeye? rwose ndabyemera. urabyemera neza? ndabyemera. ndagukunda rero aho uzagwa nzagwaho tuzahwana nk'amazi n'ifu. shako ntabajyana zaho. njyewe nugarijwe n'umuvumo. wowe ari urubugingo bwawe gusa nta kindi. ari urubugingo bwawe. ndagukunda kandi nzabikugaragariza aho kugusiga nzemera mutwe rwose. nzaho ndakumva. sha ungaragarije ko nkunda ntacyo nkiguhishe. narabitekereje kandi narabyiyemeje. nzakubwira impamvu. ntitwagire ubwoba. ndashaka ndatabura. asigaze umuntu ahubwo ukinguye urugi. oya bwira ngo ngende umugambi nzakubwira. nzakubwira ihute. nyamara kandi ubu mbwiye. oya ihute ariko. ngaho wiriwe ariko njyanye amatsiko. nzakubwira nyine. mbese wamuzamura urahagihera yaramukiye hehe? none ntiyagira. ntibahe nayigize ngo wari wagiye. none ntiwanyiraga igihe hino nkubaze. guteza amatwi. niko sha karame databuja. ndashaka gukiza niba wumva ubishaka. databuja so kuko urabona ko nakwanga gukira. ushaka gukira koko? databuja rwose. niko sha wa mugabo se waravuye hano ku mugoroba wamubonye? ntabwo nayoberwa ngira abantu kandi ari inshuti yawe databuja. nibyo sha ariko se karame databuja. urumva ko ushaka gukira? wabyiyemeje? ndashaka gukira rwose. mbo niba ushaka gukira rero koko uyu mugoroba urakira koko. hari ahantu turi bujyane. urabizi databuja ntabwo werekeje ndahembuka. hari ahantu turi bujyane. sawa rero. ariko se koko urakina cyangwa urumva ushaka gukira koko? databuja se urumva ubikeneye cyangwa urankinisha? wankirije se maze ukareba ko unanirwa gukira. hari ukinisha umukiro keretse abakize batavunitse. yego rero noneho urumva ari sawa. aho turi bujyane rero turahahurira nyine nagira abantu uriya mugabo ari hano ejo nimugoroba. no hazi databuja ukuraza kuhanyereka. do akiri inkota. ntugire ubwoba. nituhagera ngira abantu turahamusanga uze guhita umufata umwicishe. ndahita nguha amafaranga 1,000. databuja rwose. ijana rwose ntugire ikibazo. ibyo ntibinene rwose ntabwo bizakunanira kubikora. ndabigukorera rwose. ariko uramenye ntugire icyo weruranye ko busha mu byo kubwiye umenye. yewe niba ibanga ryawe databuja rwose uzanyice. nzaba nkugambanira rwose uzanyice. ubu ubizirikane. ndabizirikana rwose. ngaho komeza akazi kawe ku mukazi wa nimugoroba sibyo? ariko ndashonje databuja rwose. mwarimu ukwiye no kumpemba. harya mbere ukaguhemba ryarisha? urabyibuka databuja manza amezi 3 ntahembwa. amezi 3? 3. 3 reka ndoreba. ni 3 rwose. 2 nibyo koko. ariko uribuka ko nagukase sha? ndabyibuka rwose. niyo mpamvu nagira ngo mu mudu usigaye. reka nsinya shaki. kirasha hari hasigaye 2,000. databuja ngo 2,000? ibihumbi 2 nyine. mu 9,000 byose? si byose databuja. ntabwo wari uzi ko nagukase n'andi? wankase ryari databuja ko narinze ko ari 500 gusa. ngo 500 gusa? ni 500 gusa. niyo ubwo nasanze wahuje urugwiro na nyoko buja naragukase. databuja sinari mbizi. ubwo sinzongera kubaha amabuja noneho. kubaha nyoko buja si ukumusekera tuzongere. niba guseka ari icyaha databuja ntabwo nzabyongera. bageze muri ibyo gusa. hari nubwo naguhamagaye utinda kwitaba ndagukata. urankata? ndagukata nyine. ariko se ntimwari mwarambujije kwitaba nijoro ntari namenye ijwi ry'umpamagaye. nibyo rero bikubujije ariko ugomba kumenya ijwi rya shobuja. ndabyemeye ariko mukwiye kumbabarira. n'ubundi narakubabariye
iyo bitari byose nari kubona icyo gukata. none se databuja uko mubyumva ubwo bugashizemo bagibona ibyo gusa se hari nubwo nasanze warembye kandi uri ku kazi nabwo naragukaze. ariko se mwamwibuka ko nta mwanya na muto n'abandi ku kazi murabyibuka. ntuzajya wambaye neza na rimwe. sinari nzi ko ari bibi ntabwo nzabyongera. hari nubwo naguhannyeho kuba ruraseka ndagukata. databuja ndumva hari ubwo nagiye nkora amakosa menshi atariyo. ahubwo hari nubwo naguhannye ukabya kundakarira icyo gihe nabwo naragukase. nubwo ntabyibuka ariko ntabwo mbihakana databuja. ntabwo ari ibyo gusa sha ufite ikindi gikomeye ukunda kwitegerezanya kubuja cyane. ariko se databuja burya nabyo warabikatiwe. databuja ntimwambwe ngo njye mbarebera ibyo akora byose koko. ujya ureba ibyo akora ariko ntukamurebe tazakwirukana urumvise. ndabyumvise databuja ariko rero amategeko yanyu arakomeye koko. hari n'ikindi nagukatiye nta muntu n'umwe urasubiza inyuma kuva watangira akazi aha. databuja aho ngaho nimwe mwambujije kuko mukunda kuza mwiyoberanyije rwose. icyo cyangwa se nakigukatiye ni nayo mpamvu harakimwe 2,000. databuja ariko ntabwo nsobanukiwe neza. sinibeshya ahubwo urumva harya uribuka ko ugomba kuri 100 ku mugoroba. ndabyibuka rwose databuja. ubizirikane urumva. ndabizirikana databuja. 100 ku mugoroba rwose. nabonaga tuganira simenye kutegereje uwari uwawe agaruka. nabonaga unyishimira simenye ko ari ikinyabupfura utegereje ko ngenda ngo murote. ndabaruta rero ndagira ngo mpampa nkubise mu rugo rwawe cyose kandi n'ibiki sinzahora mpangayitse kubera wowe. wa mugore we cyose n'ibiki ushaka kujya he ujyanywe n'iki. mpamba nigendere u Rwanda ni rugari ntaho ubuzima butaba nzashakishiriza ahandi sinakwemera kujya mpora ndari inyuma y'urugi. ariko se mukesha mama urabona ko igihombo kimereye nabi n'inkwaka ko amafaranga ukora ngo ndeko nabyutse umutwe ko kunyuki nabi. urinda kunganyira igihombo se washingaga iriya sosiyete ntakubuza. ariko nari twari twungutse ko atumerewe nabi cyangwa ninjye watumye uhomba cyangwa ibintu mbese bakuvuga. ibintu bavuga ngo ibintu bavuga ibintu bakuvuga nyine. ariko muke koko ubu maze kumpe urabona ntazasubira kuba umugabo koko waretse kunta mu byako wa mugore we ko ubuzima butagarukiye aha ngaha. we nshinja ubusa mpamba nigendere ntuzajya uhora unsagarira ngo witwaze ibyo ngibyo kandi uretse ko nguhishira ikiguteye igihombo ntukiyobewe. Wiki ntuyobewe cyaguhombeje. ariko madame ntabwo ukiyobewe ko tugeze kubana neza ra uranya kasino n'impamba y'iki amafaranga yawe ntuyafite. ntuyacunga uko ushaka se nyakoraho. ariko rwose ndabaruta amafaranga uvuga mfite nayaye ko nayo kwazuka yanyima se washyize wahomba sinjye wishingiye urugo. nageze naho nishingira kugura n'inzoga zo kuzimanira abashyitsi bawe nanga kuseba ngo bagusuzugure. none se sebye bakansuzugura ndi umugabo wawe waba udasebye. none ngo ufite amafaranga. none se reka ngiye nkubaze mbise kumva se kandi wowe ugize ubundi wakwigendera uranya ko impamba y'iki. nanjye sinakwaka impamba nzi ko ntayo ufite. ejo ntibabaraga amafaranga uri kumwe nangira abantu ku mugoroba ntabwo mwabaraga amafaranga. Mukesha maho kuko ubu ntabwo mbeshya ntabwo ko wagenda ukasiga muri ibi byago. niwirirwa unyurura narangije ntabwo nisubiraho. ndashaka kwigendera singiye kuzarinda nturi ku mutima kubera agahinda reka ngende. yewe iryo bavuze ndaribonye kuko abagore ntibahwana. abagore ntibahwana urinda kwicuza utyo se sinzi ko wasiga mu kaga. ninjye wica umugore wawe cyangwa washakaga gutandeba. nyamara ariko nawe nagukunze uribuka ukuntu naje iwanyu sinarenze ko shaka uko se urashaka kunyibutsa iki inka watanze ntiyakuye isuka mu rugo niwatumye mpemukira umusore wari wansabye mbere yawe nkagusaba. ariko rero njye ndumva kugukunda nta kosa nakoze. umusore wari waragusabye yari yarabaye sendatasi yari yarabuze inkwano urumva wari urabe kumutegereza nari nkizi kandi naragukundaga ivyo rero ndumva nta cyaha kirimo rwose. wimbwibye n'ubu ndakicuza kwihangana guke nagize umusore wansabaga nari ntaramuheba nkubaba yarazanye inkwano bari bamuciye none yamenye ko namuhemukiye yihamirwa. aho mara numvise ko mujya mwandikirana ubwo n'ubwo aracyaba. wenshengura umutima ndabaro ikizinga cy'urukundo rw'urwingingano wanteye n'ikizatuma anyibuka rwengengano nta kintu kibaho cyangarura ihirwe wantesheje ndabaro. njye nkubwire rero izo ari byose njye nanjye nari nagukunze urabizi kandi nzi ko nawe wankunze warankunze ahubwo sinabishidikanya imana n'igihe yari yaguhitiyemo. mimpamba ngende narahemutse ndagukunda. warahemutse urankunda kunkunda n'uguhemuka mukesha mukuni nabuhoro
niyo nyiturano mpaye niko kurakora ariko mugisha mugore mwiza kuko niko mugore mwiza se mugore mwiza wibagiye iminsi yihe ko tukirebana kana mujisho ubukene bw'igihe gito kuko banaguye urukundo twari twiyemeje kuzahorana guhubuka biragatsindwa iyo nza kwitonda nkabanza kumenya neza simba naragusanze ahubwo ugiye guhubuka ntabwo mba naragusanze nyamara ariko ubwo ni amahoro koko ariko aho ntabwo wumvise amabwire iki kibi wamenye kiri kutandukanye barakuvuga cyane kandi barakuvuga ukuri impamba nigendere utazangira uko wagize uwa mbere ngwiki utazangira nawe narabimenye ni wowe wica umugore wawe wa mbere yanze ko umwana mwari mwabyaranye muhiguranya bingi wowe mwishe byose narabimenye ababikubwiye barandeshyira bashaka kudutanya wa mugore wose ushize wari wagendaganya bingi n'ibindi bibi byose barashaka kudutanya bagahimba ibyo ari byo byose nawe kubyemera koko nyabingi iki yewe wa mugore we nge unteye ubwoba koko unteye ubwoba kuri nkozi niba warumvise amagambo yo hanze ahangaha bizatugeza kure byararangiye abantu bose bagukuyeho icyizere nuko ngeni ukene iki nguguza kurusha uko uguriza ukishyuza kurusha uko wishyura mukeye baravuga uko ngeni nta muntu utakuvuga nta muntu ngikize ntabwo nzi ngikize ntitwabaye ngize nta wandi ushaka nta wandi ushaka ubuntu inshoreke ku kishugira kukivugiza ku kimisagara n'eshanu hirya no hino byose ni bibimba reka nigende ntabwo waje ukurikiye umukiri wanjye none ubonye nta kintu udashaka kunta ugahimba ibyo byose vugisha ukuri ari wowe ureke guhimbahimba ibyo ari byo byose ukunda undi uzi neza ko nari nakubenze urabiyobewe mbenga nubwo wazaga urata ibintu bwose siyo mukuru wanjye atabijyamo simba naramusanze mukuru wawe nyine yaraje kuribona ubukungu bwanjye nuko wemera kunsanga uribeshya nari narize di wiga iki utegereje umupagasi wiga iki nari mfite impamyabushobozi yari kunanirwa kuntunga impamyabushobozi ntimara inyota y'umukiro di hari benshi bazifite kandi bazikenanye nizeye ko ibyo ngibyo bizi data we ibyo ari byo byose sinaguciye amafaranga nari mfite make yanjye nahembwaga make nyine atanteye umurengwe kandi atanteye gusonza reba urebe uko umaze kurenga ubu ngubu sinari nkeneye ibirenze ibyo ngibyo rero ukomeze ngewe nkubwire ntukomeze kunkagisha ku isi urumva umenye ko ndi umugabo wawe ngiwe sigaho nanjye ntundate amafaranga nagushizeho ariko impamyabushobozi yanjye ngenda cyayifite nanjye yatashe ndabimubwira yose impamyabushobozi ukomeze ibyo ngibyo rero ubu nagukindura ngewe wagenda umeze nabi nagukindura ntukimbonye nawe ukimbonye ndahira sha ariko sha ubundi ngaho genda iki we ariko sha wagize ngo nubitse imari ya sobanda cyangwa wagize ngo ujyanye umurundi wa ndabaruka harwose dukomeze kumbabareza umutima biragira abantu nagushatse kuri telefone cyane nanjye reka sinjya kwigira ko utuntu ntazabona ko utuntu reka ubwo ntavye mu nama rero rwose urampemukiye rwose ibyo byose ubu nubwo uzaze ntuzamve ibyawe namenye amafaranga yawe mu rugo niwaza byose ndabivuga amafaranga yanjye kushwa iki uzuri cyose yarwo twiye dusezerana ko nzayaguha uko umaze kuntuka ugomba kunyisha uyu munsi byanze bikunze ntumwanyishe za nyabingi ngo wambaza nyabingi ntawe ariko ze sha iki wari iki nari iki se nari iki nyishura ndakumenyesha ko kigutera amagambo yose ntakiyobewe sha niki uragira ngo nibagiye gukora wahombeje isosiyete yanjye twatumaze gushinga nukomeza kunyamara amafaranga yanjye kwitera ibyo ngibyo nzamena amafaranga yose maze iki ceceka madamu wanjye arashaka upfa kunyisha kunyemera ko ishoboye nyine Tende urupapuro ngo wishyutabe kuri brigade. Kuki? Brigade? Convocation. Narezwe nande? Barandega iki? Simbizi nsize bamaze gufata abasore babiri ngo babashinja umuntu baraye biciye kuri muhazi n'umugore. Umuntu? Ngo kuri muhazi? Kuri muhazi ngira. Nuko bihakana nta kindi. Umenye twibutse ko twari kumwe nuko bihakana. Hari ubwo nawe wabahamagawe nuko bihakana. Bashobora kukubaza niba inshuti yanjye nuko bihakana. Bashobora no kumbaza rega niba hari umwenda nkurimo nabyo nuko bihakana. Ariko niba kubaza kunyishura uyu munsi nuko bihakana. Bashobora no kuboneka abantu babiduhamye nuko bihakana. Hariko yamabandi bikoko n'abikoro tuyatuvamo uko byamera kose nuko bihakana. Hari nubwo twavuga tugafungwa urabyumva uko byamera kose nuko bihakana. Nuko bihakana. Gahunda agiye unkurikirize kureba uko byagenze. Ariko umenye nuko bihakana. Niba kubaza ko twajanye Uganda tubihakana. Mbega abantu mbega ubwoba bari bafite nawe mvise baragatsindwa ya papa nta gushidikanya ubu ngubu ndabimenye ndabarutana ngira abantu n'abicanye
ariko bagiye kera kubusa sinzi ko noneho bakira uriya muntu barayibiciye kuri Muhazi baragatsindwa ntibaheba ngwino hano nkugire icyo nkubaza ndaje ariko mabuja inzara yanyishe nukuri ko mwandwa naho hanyuma se ntabwo baguhembye yo amafaranga yose nagombaga guhembwa yari yankasaya amaraho ngo iki ngo kuko njya nkuvugisha ya papa kuki utabimbwiye gusabye imbabazi mabuja ntabwo agomba kugukata amafaranga yawe ntuzagira icyo uhingutse atazanyica ya papa niba mutigeze ngenda mutinya ndamwumvisha ko agomba kuguhemba amafaranga yawe yose uba wayavunikiye mabuja ntuziteranye kubera njyewe njye ndashaka kwisubirira iwacu ntabwo agomba kugukata amafaranga yawe ndashaka kwisubirira iwacu njyewe ntuziteranye kubera kwisubirira iwanyu niba he Karame mabuja umutima wanjye uragutekereza cyane nzajya nkugendera kure iryo jambo rirantangaje nzigendera aho kukubuza ihirwe nzagendera kure nzakugendera kure batazanyita umusazi niko ye Karame mabuja witangara ndagukunda rwose oya mabuja ibyo n'ibiki ndagukunda ntayobe ko hari byinshi bidutandukanya none se nyine wakabimenye mabuja ntayobe ko ukomoka kure nawe kuri umuzamu none se ubwoko ndagukunda ntawe kuri umukene nawe ko mboshywe n'ingoyi z'urukundo rutigeze rumpira mabuja reka nkuve mu maso urushaho rwose kuntera agahinda ufite ubupfura abandi batabona ufite umutima mwiza abandi batazi kuba mbizi ntingenga bintera kubura amahoro ntacyo mbizi mbona ngenda gusa nkabona ndiwe ubu kuko niba unkunda ushobora kumbonamo ibyiza abandi batabona niba he Karame mabuja amagambo wumvise uyu munsi uzayagira ibanga rwose ngaho ujya ku kazi k'abandi ndekeye ngiye kwiherera ndahangayitse nanjye gendera usigaye ngowe nanjye ndahangayitse nawe se urwaye nkanjye igendere mabuja igendere undeke rwose ndagowe igendere undeke ndi kungoye ko ntashobora se kukubohora igendere urabeho ntacyo nakumarira urabeho narabyiyemeje urupfu rwonyine ni rwo rusangiza ngo yindiho rwose nziyo oya ntuziyahure we ujye usaba Imana izagukiza iyo ngoyi urabeho ugenda ajya ku kazi k'abandi genda nanjye ndagiye Katirigi hango sezuba rihire ni wowe nkingi ukwiye sezuba rihire ibisingizo ntapfa sezuba rihire ni wowe muti wampaye sezuba rihire ni kosa ariko nyokoze iyo ari harana cyangwa niko madamu ihangane maze rero nijye upeje bamenya nje kureba ibyabereye hano hanyuma wamenye ko umugabo yapfuye gabanya amarira kandi dore gufata no mu byuma ninjiye mu nzu maze mbona umuvu w'amaraso uratemba uturuka mu cyumba twararagamo azi ubwoba burantana nta n'undi muntu waharangwaga nikoze urugi rw'icyumba rwari rukinze nagombye kurwica kugira ngo ngere imbere umugabo wanjye yari amaze iminsi yaranyetse imfunguzo zose z'inzu yakwase imfunguzo umaze kugera imbere mu cyumba se hari urufunguzo wasanzemo mu rugi ntabwo nibutse kureba nahise njya aho ndabaruta ari ngo ndebe ko yaba akiri makuka maze nsanga yumye kera ngusabye kuvuga abanyigena Mariya ariko yamwishe igishinze mu mutima we hafi y'igitanda ateretse n'icupa rya whisky n'ikirahure dore ngibi nawe urabireba ibyo byose ariko biragaragara ko nta rufunguzo rwari ruri mu rugi iyo hatagira urufunguzo ruboneka mu cyumba ndabaruta aba yishwe n'umuntu wahise amukingira ariko nawe ubwe yashoboraga kwikingira ngo urufunguzo akabika ahantu abantu batazi niko sha nakwiyamye niba utera niba uguhamagaza ukubaza wabyumvise nabyumvise ntunge ibyo ntibishoboka kuko umuntu wiyemeje kwiyahura nta nyungu yaba afite yo kugira ngo ahishe imfunguzo ntibibaho biragaragaza ko umugabo wanjye yishwe n'undi muntu igisigaye ni ukumenya uwamwishe uwo ari we agahanwa rwose umva rero madamu mwiza ntawakwemeza ibyo atazi neza
umugabo we koko yishwe cyangwa se yiyahuye nabyo birashoboka we ntabwo yiyahuye bamwishe urasase shisha make ikibazo mfite ni ukumenya umwishuwe niba yishwe cyangwa kumenya icyo yaba yiyahuriye aramutse yiyahuye ntakibwirwa n'iki ndabara utayitinyaga ingorane atinyaga ubukene muri iyi minsi yose abaso banda ihombeye ku buryo yahisemo kwiyahura rero ibibazo byari byararushijeho kwiyongera gusa iyo twaganiraga yaramutse neza yambwira ko adashoboraga kwiyahura natabujanumye kwangira abantu afite ibyishimo bibanze na kiriya kintu ni kizima uri muzima sha wagize ngo naje gukina nawe ko naje gukora hit ziba kiravuga ntibajije iki ese ubundi wanyunesha iwacu ni kure cyane rwose ntabwo nongera kuvuga bwa ruti ceceka nyine niko madamu niko ceceka ninde waba uteka mbere na mbere y'abandi waba umwishe umugabo wawe ninde waba ukeka ko yaba ari umwishe w'umugabo wawe mbere y'abandi oyangize wonyeka rwose naba mbeshye ndabara utarafite abanzi ishyano ryose singiye kubeshya abanzi banda ariko abimbwe urupfu rwe ariko nawe mu banzi banda baruta wawe urimo bavuga ko mutari mubanye neza njyewe wowe niba tutari tunabanye neza se nanamwica amwica kuko none se ntiyapfuye urabona kiriya igitotsi arimo ntiyapfuye ayo marira kirazira rwose guhotora n'umugabo wawe rwose oya si n'umugabo wawe gusa kirazira no guhotora undi uwo ari we wese ariko isi yarahindanye nawe urabizi ubugome bwariyongereye bikabije ku buryo bwashinze n'imizi mu bashakanye nta mpamvu rero yatuma rwose nyakubahwa niba ufite ubushobozi rwose shakisha umwishe umugabo wanjye biragaragara ko bamwishe nawe si njyewe ariko si njye nusanga ari njye wamwishe rwose uzampana utambabariye igitangaza niko harya ubundi wari urihera mbere yo kumenya urupfu rw'umugabo wawe nagiye kuri banki gushaka amafaranga ahubwo mubaze n'uwitwa nzahora twahuriyeyo wari umwe uri muzima cyangwa ngo nimba ukeneye ngo urasubira agafunga wowe wongera kuvuga ntacyo mvajisha niko hari icyo upfa na nzahora indese wowe ntacyo dupfa rwose ndetse hari ubwo ajya amana n'inyama nkazamwishyura ku kwezi umva rero utega amatwi ngeze ku kibazo gikomeye nzahora aragushinja urupfu rw'umugabo wawe twahuye ukimara kumamagaza ngewe avuga ko ejo wamutiye inkota none ibyo umugabo wawe yishwe n'iyo nkota uwo ni umubazi agira inkota nyinshi nyagazana rwose ntabwo ari iyo nkota kuko ndayizi niyo nzahora ariko rwaje rutera nibwo sha uri muzima cyangwa wasaze uzukira ifu ariwe opeji bamenya usubire no gukopfora ndakwereka uko ntibamenye ntabwo nongera kuvuga rwose rwose nyakubahwa urabona ko naba naratinyutse rwose naratiye inkota nkayitira nzahora yo kwica umugabo wanjye hanyuma akaba ari watinyutse kubikubwira yayimpaye uretse gato ubwo aremeza ko wayimutiye uvuga ko wayitumwe n'umugabo wawe kandi birashoboka nabyo singiye murimo se icyo ni ikinyoma kibi rwose ahubwo ntibongere ntiwongera no gushidikanya umugabo wanjye rwose ntiyiyahuye yishwe kandi umwicanyi ari hafi nta kindi rwose ari hafi ntabwo nabahimba ibyo byose kugira ngo bayobye uburari yego nyine ari hafi wenda wabona ashobora no kuba nawe none se si byo ntabwo ari njyewe ntabwo nijiye umugabo cisha make abantu bavuga ko buri munsi wifuzaga kubana na Ndabaruta niyo mpamvu jewe ndahakana ko mwishibe watekwamo urimo kubyumva nyakubahwa rwose ariko ndabanziza ubusa hari n'ikindi ngo wabwiye umugore wangira abantu kwaho kugira umugabo nka Ndabaruta umuntu yahitamo kumubura none nibyo byabaye ibyo narabivuze ariko ni ururimi rubanguka rwose nuko ntabwo nashobora gutinyuka kwica umugabo wanjye uzi ko rubanguka koko ururimi rwabangukanye inkota rurabanguka rwose uburampura iki kuko urandenganya nyagasani hari n'ikindi kiguhama birazi ko umunsi wari waramusuri bwahukanye ukaba wabire tugahitamo kwica umugabo wawe ntabwo nahizemo kwica umugabo wanjye nabonye nari bwahugane koko
ariko ubu ngubu koko imbaraga mfite izi ngizi urabona nashoboraga kwifasha umugabo nka Ndabaruta uko umuzi maze nkamuhotora nkamuhosogota yica se biragaragara ko yaramaze gusinda iyo umuntu afite se hari indege bagifite ubu ngubu zafite imbaraga zo kurwanya Ndabaruta koko hanyuma se ibisiki urabona ko atari yamwe no mumfunge mukora uko mubyumva niba ari njye mubona wamwe ubwo niho nabaga nagezaga ariko ukuri rw'Imana ntabwo ari njye wishe umugabo wawe ayurisha akanya gato kuri we ahorera mubyumva uko wishe umugabo wawe ntabwo nishe umugabo wanjye ntabwo nishe umugabo wanjye kugira ngo bitazamenyekana gusa ntibigaragara ntabwo ibyo rwose nkubwira sinzi igituma utabyemera ariko ntabwo nishe umugabo niba nishe umugabo wanjye rwose mfunge utamabara rwose umugabo wanjye yishwe n'abandi bantu ntabwo ari njye wishe umugabo urakeka ko umugabo wawe yaba yishwe n'andi noneho ntukomeza kubihakana yari afite abanzi benshi ariko harimo abo nzi nabo ntazi ntabwo mbizi ibyo nawe ubwe ntabwo yazi umubare w'abanzi be bose ni benshi cyane ushobora kumbwira bamwe muri abanzi ba Ndabaruta wabambwira umwanzi w'umuntu ukomeye so ndashika wacu ntazi wese icyo nyene no kureba ndakimena amatwi ubajije iki urabona ingaruka zo gusuzugura perezida n'injira aho bukera wamba wumvise kimya niko Mwega dukomeze. Na mwanzi ukomeye nk'inshuti y'amafaranga. Umwanzi wa Ndabaruta wa mbere ningira abantu. Ningira abantu. Undi wabukeka ninde? Ntutinye kandi umunara cyo bazagutwara. Umugabo wanje abanaga n'amabandi. Uwitwa Bikokora na Bikuruto. Nabona najyaga numva batinya. Nta wundi ukeka. Nta wundi wabukeka. Umubaze n'uwitwa Bazibaza. Muramu wa Ndabaruta nawe yangaga Ndabaruta urunuka amukerekera ngo kuba yarishe mushiki we ari we mugore wa Ndabaruta wa mbere ariko se wamukundaga ariyo yawe indese wenda nawe ariko vuga bukeka bose barafatwa bafunga by'agateganyo ako nyakubahwa rwose nkubwire cyo kizagaragaho ni uzahanwa nk'umwana n'ugiye mbareka nkubwire ukuri rwose nyakubahwa icyo nshaka vuga icyo nicyo nashaka ushatse gufata abanga Ndabaruta bose nta n'umuntu n'umwe wasigara kuri aya gasozi na ukuri ntago nta muntu ngwiki ntago ari ugukabya rwose uwaba yavugaga Ndabaruta neza n'uwamutinyaga gusa nta kindi amutinya kuko namuvuga nabi atamukira nta kindi kuki wemeza ko umugabo wawe mbese yanganaga na buri wese ra umugabo wanjye yarazi kubana se umugabo wanjye yakekwagaho ubugome bwinshi rwose bumuhishe Wiki umugabo wanjye yakekwagaho ubugome buhishe bwinshi ariko namukunda ariko ni wewe namukundaga ku izina ry'Imana wamukunda ukaba wabambere kwahukana kabagenda ngwiki ubu ndakubwiza iki kuko nyakuba ururi mu bwiza ikirize n'iki agira ngo ari inkuru ngiraho nta numwe wemezaga ko yakiza bikwiye ibyo ari byo byose urumva abamwangaga bose siko bari bagamije kumwica maze nyakuba abo nakekaga bose nabakubwiye asigaye nawe ukoresha ukubyumva n'ubwenge uzi azi ukora ukubyumva yikazahora wa muzamari kigenge zamu ngwino mwana mufate uriya muntu mujyane kwa muganga wumvise umujyane kwa muganga n'umugeze mwese munsaye kuri brigade kandi uwo maruze wayafunze yego injira ntakinze mwari mwatubwiye nyakubahwa ngo nituva kuri kwa muganga tubasange hano bigenze bite mwashobora kujya kwa muganga twageze nsize bagiye gushaka muganga ndasubirayo mu kanya nikuze madamu Karame uriya muzamu hakanira ko nabonye afite ikintu kimeze nk'ubwo bagerageza guhishara niko ko nitonze nkamwitegereza abona afite n'ikintu kimeze nk'ikimuremereye mbese ku mutima nanjye nabonye sinzi impamvu cyakora ahari no gutinya abategetsi oya giye hari n'ikindi cyantangaje inkomoko y'uyu mugabo ndabona idasobanutse neza kumenya inkomoko ye y'ukuri bishobora kudufasha muri byinshi nase uriya muzamu urumva wamuhamya ubwicanyi nta kimenyetso ndabona kigaragara ariko uyu mugabo ashobora gukora ibintu bikomeye njye namwitegereje ese nakomeza kumuhakanira wenda nta wamenya iby'abantu birashoboka wenda wasanga uriya mwambaro w'umuzamu wabo uduhishe umugome ukomeye yego ndakomeza kumukurikirana hamwe n'abandi bose bakekwa wenda ubwo ndibuze kumenya ibye
ariko none niko ye umugabo wawe yaba yiyahuye tukaba turishwa n'ubusara ndacyashidikanya rwose ndumva ari nta mpamvu yari gutuma Ndabaruta yiyahura nyamara ntiwari ukwiye gushidikanya nuko ndashidikanya nuko umugabo wawe yari afite ibibazo yarabifite ariko ntiyari umwe mu bantu batinya ibibazo bigezeho kugomba kwiyahura numva nkubwire ba wigendeye ukuri kuzamenyekana ubwire witwa ntuza ngira abantu yinjire bari bambwiye ngo murashaka yicara ibyo nibyo ngiye kukubaza unsubize neza utambishye kandi witonze wabyumvise ubundi usanga uzi ko nkuzi neza ibyo ndabizi rwose umwirondoro wawe ufite rero dore ukutiye witwa Ngirabantu mwene Ngirabanzi na Nyirabahunde wavukiye muri komine Nyarugenge ibyo nibyo ukaba warashyingiwe hamwe na Nyirabintu mwene Biraguma na Nyiramahirwe wafunzwe gatatu uza gucuruza mu kintu niko bimeze nibyo kubera ko muri hano umwirondoro wanje wafashe umutwe wose ibyo nibyo rero reka nkubaze umugabo witwa Ndabaruta wari umuzi Ndabaruta nyine Ndabaruta we ndakusha ubwira make Ndabaruta se n'umuzi ntabwo nigeze kubasanga nari kuri noza kuri Sobanda ari bari Sobanda ndamuzi none ndamuzi mwahuriraga kuki twari dufatanyije isosiyete Sobanda ubu imaze iminsi yarahunze hari umwenda yarakurimo oya ndabihakana ndibutse yarandima amafaranga miliyoni 1.5 yashaka kuzanyishura vuba niko ko bigaragara ko mu masaha yapfuyemo wari uriwe yakana ko atari bamwishe ndabihakana oya ndabihakana uri muzima cyangwa niko oya ndabihakana rwose iyo ndabihakana ndabyemera uri umunyamahanga cyangwa uri iki oya ndabihakana kubera impamvu ebyiri nizi iya mbere nuko yari inshuti yanjye ikomeye ubwo rero urumva ko ntamwica iya kabiri nuko yarambere umwenda munini w'amafaranga menshi miliyoni 1.5 uvuga kugana n'agasuzugurusha oya ndagaragasuzuguruza byaragaragaye ko kenshi mwagiye mufatanya cya cyuza mu oya ndabihakana ibyo bishobora kuba ubu ndetse ari niyo mpamvu wamwishe oya ibyo ndabihakana mwagiye nyuma mutazwisha oya tonde oya ndabihakana ibyo niyo mpamvu wamwishe oya ndabihakana nabyo ndabihakana nzi ko ibyo bintu bitabayeho rwose keretse nihaboneka ibimenyetso simusiga byemeza ibyo uvuze ndabatsinzwe uyahagaze gatoya uyu munsi mwembi mwashinjwaga umuntu waraguye kuri ndabihakana ibyo ngibyo kimenyetso ndabihakana oya ndakwereka ko bihakana ndabihakana ibyo bintu ntabwo byigeze biduhama ibyo bintu ntabwo byigeze biduhama byagaragaye ndetse ko batubeshera ndabihakana itonde oya ndabihakana niko keretse hari icyo wongera ku magambo yavuze none oya ndabihakana niko nabyo bihakanye nanibagiwe iki icyo nongeraho nuko makuru ko mushoboye nkazishurwa amafaranga yose Ndabaruta andimo ariko ibindi byo ndabihakana ibyo byo ntibinjeba ndabihakana uzakurikirana basize mu oya rwose nuko kubishakira amafaranga ubwira uwitwa nzahora yinjira ndabihakana harya niwe Nzahora sha ninjye buranze mu mwanya twari kumwe mbwira umwirondoro wawe vuba habe n'ugusabye urashaka kumfunga ndazira iki mbwira umwirondoro wawe nta kindi nkubajije ariko uri muzima cyangwa umwirondoro wanjye urawuzi ariko ubu uri muzima ubuze kuri muri brigade hano no gufunga nagufunga maze kubikubwira ubundi ngo gikora iki ko gisha ndi umubaza ariko rero nabyize ngeze ino uri n'umubazi koko soni ngo hari urugendo wari ufite uyu munsi n'ubiki urugendo nyine ariko se murambariza iki cyo kwa cyo narindi ufite koko wasibirwe n'iki subiza neza tonde ni impamvu zanjye bwite zayo bwite witonde wumvise iyo umuntu abeje ubutegetsi abakoze icyaha cyangwa n'amategeko niyo mpamvu gusabye kuvugisha ukuri nyamara ndumva ntacyo nabahisha ndashaka kumenya impamvu yakubije gutaha iwanyu nk'uko wari warabitekereje mbere ni iyihe ariko se ko numva munkanikaho ni amahoro ndashaka kuvugisha ukuri nyuma nugerageza kumbeshya ndagufunga nabikubwiye reka ntunavanga nyamara n'ukuri nakuvugishije kandi niba atari ibyo niba mutabyemeye mumfunge niyo muzi ko napfumuye rwose umva se cyusha make uyu munsi mu gitondo ugeze ugera kwa Ndabaruta nahageze kabiri ariko ubwa kabiri nasanze ntibaye badahari niwe nari nagiye gushaka ariko ubundi se ntibaye bamuhuriye kuki ntibaye batwarazanye ugomba kuba ari we ahubwo wishe Ndabaruta warubizi ntabwo ari ngiye ukabizi none ntibaheba ibyo twe turabireba neza ngenda bibona iyo ngeso rwose ntabwo ariyo nta mpamvu kwihakana hajya mu by'ubucamanza mutazafatwa mwese bagize ngo andi mahirwe gukoresha
mubyeyi rwose mba nkuruga rwose ntabwo njye wishe Ndabaruta wishe Ndabaruta uguteye uratanga uza gushinja umugore cyangwa gufunga uriya mugore amushinja umuhora iki murabana yewe ntabwo umuntu azira akarengane ukora icyo ushaka urabona urengana ariko usijye wishe Ndabaruta urakomeza kwemeza ko Mukeshamahoro ari we wishe umugabo we koko urabona bishoboka shanga arega si njye nyine abantu bose barahamya ko Ndabaruta yazize umugore we bose bandi gira mumbwira Nyamirambo yose ziko Ndabaruta yari yarazengereje umugore we none akaba ariyo mpamvu yamwishe Nyamirambo yose rwose irabizi cyo ntabwo byumvikana ntacyo wongera ku magambo umaze kuvuga ntacyo rwose uretse ko nyine igisoke tomoka igisoke iki cyane abanyamaga ariko so ntibyari birangiye genda yego injira nyakubahwa bwana opeje abishe banda baruta bamenye Imana ishimwe rwose urubwa rumvuye sinakubwiraga ko atani njye wishe umugabo wanjye bamenyekanye Imana yanjye we Imana ishingizwe nyine urubwa rumvuyeho sinjye wiciye umugabo rwose yabimenye rwose yasanze ngo no mbere yo kwicwa barabanjije kugundagurana n'uwamwicaga cyakora nk'umwanzi ntabwo ari hafi ariko biramvuyeho we Imana nicyo kinshimishije cyonyine ibyo se nabyo muganga uyu mukobwa hari umukobwa Ndabaruta yari afite i Bugande yaje ari mu rugo kandi azi inkomoko y'urupfu rwase byose umukobwa wa Ndabaruta byamenyekanye abishe bafashwe ndashaka kuvuga ko ngo abantu babiri nyine bagambiriraga kuzica Ndabaruta uwo mukobwa we nyine yari ahari yarabumvaga we cecekayo ari gutera urwango wishe umugabo wawe byamvuyeho we nakize nyine ntabwo nkirangwaho ubwicanyi ubyumva uri mu nzozi cyangwa niba urota ntabwo ndota rwose Mana yanjye ishingitswe umugabo nyine wamukahirwa n'umugirwa wa Nyabingi uwo mukobwa wa nyine wa Ndabaruta n'umukobwa bambe n'umugirwa umugabo n'umugirwa wa Nyabingi abantu babiri rero bagambirira kumwica yari ahari yarababonye nyine nabo se n'abagaragu ba Nyabingi oya bari baje nyine kuraguza kuri uwo mugabo we ko bazanye n'amaturo yo gutura Nyabingi byose uwo mukobwa yarakurikiye byose arabazi hanyuma se ngo umukahirwa ngo muri kumwe oya namusize mu rugo reka ahubwo njye kumuhamagara oya abasigaye nabo bazangarutse reka tujyane ahubwo wiyumvire nawe Mana yanjye we ndabona tuhageze niko madamu uwo mukobwa niwe mukahirwa yego niwe mukahirwa umukobwa wa Ndabaruta niwe ubazi niwe uza bicanye Nyagasani byamvuyeho rwose uko ndeba ukuntu nari nararwaye indwara ikomeye nuko rero bamvuza ku mugirwa wa Nyabingi uwayimvuye niwe waje guhinduka umugabo wanjye niko ngo wabuze abantu babiri bagambaniye Ndabaruta arabazi rwose simbazi ariko rero narababonye mubwire neza ko wamaze kubaho utambaza byose ureke mvuge rwose barabazi bamenyekanye byamvuyeho urutonde ubwo se unari cyo cyandanye narababonye ariko simbazi cyakora neza cyane muri bo ni umusore w'imyozaga buri kanya akubita agatoki ku kandi wowe bose wamenyere ko namumenye wemeze utese ko yaragambiriye kwica aha umva uwo musore yinyoje kabiri numva impamvu rero nubwo yambwiraga ngo nzamwica byanze bikunze ngo nzamwica ngo nzica Ndabaruta ngo nindangiza niyahure ubu ngubu cyakora naramwibagiwe ariko mbwira ibyo twari twahuje urugwiro ku buryo ubu ngubu wamunyereka namumenya rwose umwana mwahuje urugwiro yaba se yarakubwiye n'icyo ugombaga guhora Ndabaruta aha icyo gihe yambwira gutyo sinarekeye aho nanjye naramukurikiranye maze arambwira ati Ndabaruta yankandagije amafaranga ngo nari narisabiye umukobwa none yaramuntwaye ngo bitsinde cyangwa bitebuke ngo nzamwicaye ngo nzamwica yarisirihanga nyine ukabona wowe yabiganiye yego reka buretse twumve uwo musore se yaba yarakubwiye n'izina rye nibura ngo tubone aho twakurikiranira ibyo byandenzeho sinari mubajije ariko mugenzi we yamwitaga buri kanya ngo bera bose ntumva tubera bose utubera bose bera bose kubikanze uribuka neza nibera bose nibera bose rwose bera bose ndamuzi muzi uti umuzi wamenye ryari mbisi bera bose n'umusore wansabaga
iwabo hari iwacu twari twarareranywe twarakundanye twaranakuranye rwose yarankundaga nkamukunda uretse niko se mukayi kuki utihutiye kuza kuburira se ukimara kumva abantu bamugambanira byatewe iki byatewe na rushore ritajya ibura mu buzima naho ubundi mba naraje rwose baruta ntaba yagombye no gupfa nibyo rwose nibyo rwose ariko bera bose yajyaga ambwira arabwira ngo iki ngo nendongorwa n'undi utari we ngo ntabwo nzagira amahoro ibyo bintu yari yarabimbwiye ariko ntabwo ari we ndumva atari we wishe none se n'iki cyaguteye kumuhemukira none ni amaherere atera umuntu kuyabandi kamutu umuntu wari wayobeye ku banyemari ni umukira w'isi utera abantu guhuma bon ndakubaza nta yindi sano wigeze ugirana bera bose aho umariye kumuhemukira nakubeshye sinigeze nibagirwa bera bose urukundo nari mufite rwambohesheje ngo yenda ashobora kuzigobotora oya nakubazaga niba rongeye kubonana nawe nta na rimwe rwose harya wambwiye ko bera bose yakomokaga hera ngo wabo hari iwanyu hari iwacu hanyuma hari iwanyu hari iwacu rwose twarareranywe niba bera bose ari we wishe Ndabaruta agomba kuba yarafite ibyitso ntacyo mbizo rwose nanjye kandi ubwanjye n'ibindi wamenye rwose ntabwo ari njye rwose wabibonye kandi ko umwishi yagaragaye waba uzi hari bene wabo waba uzi barahari ari ababyeyi be barahari ari bakuru be barahari ariko rwose icyo ufata ni uko atari njye wishe Ndabaruta rwose ibyamvuyeho waba uzi amazina yabo amazina rwose mu mbaye na Nyagasani ntabwo nkibibuka rwose ariko ntabwo ari njye reka twumvikanye ndabyumva wigira inkeke ariko rwose ntuvuge yuko ari njyewe wahakurangiye kandi wabibonye ko atari njye wamwishe rwose ndabyumvise ariko nyine mubyeyi mugende muzi ko icyaha kimvuyeho utazongera no kunkekera rwose ko ari njyewe wishe Ndabaruta ntabwo ari njye rwose biragaragaye akazi kanjye ndabyumva rwose rwose se ngiye kandi nyakubahwa mugende ariko mugende Nyagasani muzi ko rwose bimvuyeho umwishi yagaragaye ntabwo ari njye mubanguke rwose bimvuyeho Imana ishimwe abantu rero ndakumva none ugomba kuvugisha ukuri urumva nuko nutavugisha ukuri ukaza kwigira bya bindi by'inkirwaye ugenda wanjwa mujajanganyamo ndagufunga kugira ngo nebe mu maso y'abantu ndabihakanye urasubiye ngabyo ndabihakana mu biro urayigaruye wibeshye oya mubyeyi uri ubutegetsi ukora bidakwiye witinya amaso y'abantu karakaza icyaha cyane maze umva ufite impamvu oya ngomba kwesha agaciro wabyumvise abantu bose baramya ko ari wowe wishe Ndabaruta abantu baravuga ko wambaye amafaranga kugira ngo wishe ibyo ntibibaho oya ndabihakanye ibyo nakwiyamye oye ntabyumva sinongeye kumva ijambo ndabihakanye none se mubyeyi niba uzi ko hari uzi ko hari amafaranga nagwaye umfunge wumvise itonde niko sha so wishe umuntu basanze kuri mwazi Ndabaruta yarazwo kwicanyi bwawe ntarapfa byari ibintu mutumvikanye ahubwo niyo mpamvu wamwishe kugira ngo atapfa ntabyo uko bimeze ibyo nukubesha ntamubyemera utabyemera none se hari ko nta bimenyetso byabonetse bimpamya umuntu waguye kuri mwazi ubwo ndazirike hagarara gato ntabwo uretse radio cassette mu iduka ry'abandi Kigali radio cassette narayiguze ushobora kunyereka fagitire yayo fagitire yinyereke oya nayishyize mu shati na nambaye ejo urabeshya urabeshya oya ndagumbisha gusa umubyeyi fagitire ndayifite ndetse buretse waguze radio baguhaye na fagitire ariko iyo fagitire ntuyifite kuko bayitoye kuri mwaza wa mwatsi basanze iyo ntumbi uwo muntu mwari mwishe guki opeje ndagwica ushaka cyose ndagwinga n'amazu ufite ndagoma icyo ushaka cyose nzakigura ikiraga ntibirirwe birushya niyo wametse sinagwishyura umugome ahubwo ngo nongeye gukwereka aho uruhukira umubyeyi uramuhora iki ko ndi umwere ushaka kumuma umutima se ibyo bigaragaza ko umwere oya rwose ntabwo kuguma umutima nashaka kugira ngo ngire inshuti kutibutse kungira inshuti utarahura n'ibyaha nyine iyo nagira ibibazo bivuga n'umuntu nanjye ntabwo akazi kanjye nshinzwe tuzabona kundi buryo ko njye gufunga ibyo ari byo byose ibyo nshinzwe byose ndabihakanye ndabihakana ubihakanire ntabwo ubyemera ubihakane niko mukaye karama ubyo wamaze kubariza hari iwanyu hari ikindi mwamwungutse
cyangwa ushoboye kumenya mwakongeraho cyagiye nari nibagiye kubabwira ko bera bose ategura umugambi we w'ubwicanyi yari yariyemeje kuzajya agendana ibyangombwa bikosheje iyo birashoboka ngo bikosheje ngo yarapfuye rwose nyamara nubwo bisa naho ari ukuri urumva ni ikinyoma gikabije bizuteze bera bose harimo babiri se cyangwa bera bose wishe se bera bose tuvuga ndabizi nzi uko mbizi kandi si ngombwa kwikubira yakora mukurikirane neza nyakubahwa hari n'abantu bakeka ko ngo inshoreke yandabarutiri kukivugiza ngo yabize iby'urupfu rwe oya ye nyamara ni mukwiye kubireba neza umwishi wa ndabaruta nibera bose reka dabera bose wapfuye niba ye nzamucakira nubwo azi ko ntamuzi azamera nk'inkwari iguye mu nzara z'agaca byanze bikuru ubu sabera bose kuko yipfire yazuka ate kugira ngo aze kwica ndabaruta kireka niba ari umuzimu we none umwicanyi bera bose mbisubiyemo wumva tega amatwi kandi ubugome bwe si ibanga kuri wowe ndabivuze ngo iki ariko nyagasani niba rwose ukomeje kumpamya icyaha akazi ndabona kakunaniye ahubwo mu burenganzira nitabaza urundi rwego rw'ubucamanza sevure ngenda abana kakunaniye eguko urumva ngo umutegetsi ngo karamunaniye reka kurikirana ukuri icyaha niba ari nawe wishe data rwose ntakakubabarira zibaho nawe mushenzi kazi wari cyakuzanye wazanywe no kuzungura so ntabwo ugomba kukumpamya icyaha babarira cyane rero mwere ku maraso ya songa baraza gukamucunga mumvire mu biro mugenzi ugomba kumpamya icyaha uba waraza gukamurinda niba utarunyize yenda ni nawe muhitanye wa mugari wiki washana wowe uzanywe no kunshinja mubabarira cyane no komeza genda umwere w'amaraso ya songa kandi niba wowe wamwishe ntibakakubabarira rwose na rimwe nzakomeza mbikurikiranire hafi nzakurikirana hasi icyo ukora ubucamanza nawe byamunaniye umva ngo uri bamenye niba uri bamenye rero ngusabye gukurikirana ibintu ukamenya uwishe ndabaruta mukamva nawe icyaha kuko nta cyaha kindi ngo cyushwe ntabwo nishe ndabaruta murabyumvise niba bikoranye kandi uzabiha nabi niyo ya nawe uretse ubu ushinzwe gusa ntindagira gusa ushinzwe kazi ndagusabye ngo umbwize ukuri uri ntibaheba koko cyangwa undi muntu wiyita ntibaheba ariko mabuja ndumva atari ngombwa kumbaza ibyo natangiye akazi hano gusa umaze kwereka ibyangombwa ukuri ndashaka kumenya ndashaka gukiza ubugingo bwawe n'ubwanjye mabuja akiza ubugingo bwawe njye ndumva nta kintu ubwoba rwose niba wari uzi ibintu badukeka ntushubije badukeka nyine badukeka se biki mabuja umugenzacyaha arakomeza kwemeza ko njye nawe twafatanyije kwica ndabaruta mba nabigenda imbere y'igihe ariko ndabushywe bushywe ni iki se mbaye ntigira ubwigenge n'icyo ubitsa ku mutima ntibahe oya ingoyi zimboshye rwose ntizigaragara ingoyi zinshengura ziri mu mutima sinumva neza icyo ushaka kuvuga yaba nanize ko wanyumva nkanizera ko washobora kumbohora nigeze kukubwira ko ngukunda sinzi icyo wabitekerejeho birakwiye ko ngusezeraho pe sinzaba imfungwa y'icyaha nakubwiye ko ngukunda sinakubeshyaga hari ikintu ntegerejeho ingoyi nakubahejeje niyo urabeho mabuja sinzi uko nzaba nabuze ubupfa mbura n'ubukira rwose ariko niki rwose ntibaye wanyeruriye ukuri mukesha amahoro reka nguhunge ntinyana gusiga ibara ntinya utikurije cyane rwose mbabarira ntibaye wikabya kuntera agahinda reka nigendere nikorera icyo bitagaragara ana yanjye we gusa ntabwo wazabona aho hanishiriza iryo shyano rwose ibi niki rwose mpana ihoraho kuko ibi niki ndabigirana ibi niki kuko umaze kumva ntibaheba nihebeye afite imiziro yikoreye urusyo rutagaragara ntibaheba nari nizeye ko azanyibagiza ndabaruta ari ku ngo icyaha ntazi ibi niki rwose kandi madamu njya gufata simusiga ibimenyetso bigaragaza ko utabaye impamvu urupfu rw'umugabo wawe birakomeza kwiyongera yewe wowe ariko rwose ibintu ubu ndazira iki uranziza iki wa mugabo we ntukomeze guhakana umuntu wakuntamitse ninde koko tumaze gufata urwandiko wandikiwe na bera bose akwibutsa ko wamwemukiye akumenyesha ko azica ndabaruta ubwo si ibyo wakana n'igiki njyewe urwo rwandiko ntabwo nigeze mbona ni ukuri kw'imana biragaragara ko urwo rwandiko ruri mu maboko yacu utarubonye kuko rutakugezeho urabyumva ariko twahise twemeza ko ari wowe usanzwe wandikira na bera bose ntibiruyakane hanyuma iki ubuze kuvuga ko bera bose iki kuko bera bose yagenda rwose ntitwigeze twandikirana ibyo uvuga byose n'amatekiranguye urumva ni wowe wishe ndabaruta ndabikubwiye ufatanyije na bera bose umukunzi wawe wa mbere ni igitangaza njye mbona habaho icyago kibasiye umuntu koko kikaza kiri bumuhitane niko bimeze niko nanjye mbona ukora uko ubishaka nuko wabiteganyije nta kundi ndabona ari byo wateguye kunyemeza
urupfu rwanda nta kindi ndabona aribyo ugamije uzi n'ibindi dore icyo nshigaje kwerekana ko ntibaheba ari we bera bose ahasigaye nk'abafunga bera bose ari zataga ntabwo bera bose yajyaga kuza gukora akazi k'umuzamu urabyumva ibyo byihorere umva urwandiko yakwanditse ko ruvuga ndetse rugushinja nta rwandiko njye nabonye rwanda tega amatwi urahakana ibyo utawumva ni igitangaza koko nuko ndi wawe se wowe ukora uko ubishaka ndabona ukora uko ubishaka reka wumve kuwa 30 Nzeri 1969 kuri Mukesha Amahoro Nkunda urahura komeye uribuka ko twakundanye ngiye kanisome neza uribuka ko twatandukanye ngiye gushaka inkwano iwanyu bari banshiye ngo bakunde ibyo ntibyabaye niba se byarabaye tega amatwi byose byari byangirikiye neza inkwano narayibonye aho menye ko warongowe n'undi agahinda karangica niyemeza kuguma kuri yawe ngo ntazaba hafi utagwanje ni kuri amaso ariko si kuri umutima nubwa kabiri nkwandikira ubwo ntumva ko ari ya mbere wabonye ariko umuntu koko urimo kumimbira ibyo bintu wamimana nkamumenya gusa nta buretse niba ari n'amafaranga yaguhaye uyarye neza ariko wimpamira buretse se gatubi bamumye ruswa nzirana nayo ibyo wakoze byani agahinda ariko namenye ko warongowe ku gahato kubera ababyeyi bawe ibi ntibyabaye nese nyine ko narongowe ku gahato none bivuga ko atari ukwandikira buretse nkomeze nizeye ko ukinkunda nanjye ndacyagukunda ntibizagutungure niyemeje guca ingoyi z'urwo rukundo rw'urwingingano tukazibana mu mahoro niba utabyumva neza nzica umugabo wawe ndabaruta wica byiteguye ugira amahoro utazakwibagirwa bera bose hari ikindi wongeraho se ariko se bera bose yabahuriye hehe na ntibaheba umuntu uvuga ko bera bose yapfuye yita ntibaheba none ariko ndumva nteye ubwoba ufite imigambi oya nawe ufite impamvu ndemeza ntibeshya ko bera bose ari we ntibaheba urabyumva igisigaye ni ukumenya niba ntibaheba tuzi ari we ntibaheba wishe witonda utarenganya abantu bane baheba ni benshi mu Rwanda ngeretswe n'iki kisubuna aho wakwitonda we ngiye wakunje witonda ajye buretse ninsanga ntibaheba tuzi ari we ntibaheba wishe urabujyakana iki urabujyakana ko utazi impamvu uvuga umugabo wawe ngaho mbwira ibyo ngibyo ntabwo ari byo binyemeza ko nishe umugabo wanjye ntabwo ari byo bimpamya icyaha ahubwo imigambi yawe urayifite ndagiye ariko ndagaruka mu kanya ugaruka ariko ujye ukora byose umenye ko ndi umwerewe w'amaraso ndabaruta ntabwo nzapfa nemeye ko nishe ndabaruta shani baye ubu none mwese mutinya uri umuhanga rwose amafaranga arakora uramukoze muri hoteli namuhaye amafaranga menshi kugira ngo yemeze ko bera bose yaharaye kandi ko yahavuye saa sita bera bose burasurirwa kwe ntabwo ari kubyemera shani ibyo koko mwa ariko se noneho nkibarize buriya noneho ejo ntitwari dukwiye gutaha ariko sha waba wibihanganye koko reka ngenda ndashaka gucikana Mukesha Amahoro ariko abagore baje mubateze none abagore biki bintu ucikana Mukesha Amahoro rero bazatuma badukurikirana arakunda rwose musize rwose ntacyo nabakunda kundi biki urize rukundo rw'umugore uragira ngo bizadufashe kandi uragira ngo bazadufata urashaka ntawe uzadufata ngiye niza amayeri menshi cyane rwose ntawe uzadufata none Mukesha Amahoro yazanga kugukurikirana wabigeze ute mbwira ngo kunkurikira ngiye ubu ngubu nzamwibwira noneho ntabwo azabonye ko cyo bitaza sinzi ko bizafata rwose nzamubwira ubundi we hanyuma se none uramutse umwibwiye akanga kugukurikira byagenda akanga kunkurikira ndetse n'ibyaba nziyahura wiyahurira umugore niwiyahura kandi uzaba unteye agahinda kandi uzaba waranambujije kwitangira kunkurikira ngiye nziyahura urabite shandaho ye baba we ntikize kandi bigenze bite dusubire kuri hoteli wana wiki dusubire kuri hoteli ibyangombwa byanjye byose nabisize kuri ya meza aho ni mbishyira ingano ubuse turabigira dute indangamuntu zanjye zombi we ariyo ukora nikosheje byose nabikuye kuri ya meza ubu turabirenga muki umva rero niziramuka zifashwe nuguhakana nugutsiriza ukavuga ko atari izawe noneho wamwopeje azishyikiriye rwose baba we nabafashwe nta kundi utashaka ndabihakana se nikana harimo amafoto yanjye harimo amafoto yanjye umva twizere ko uriya mukozi wo muri hoteli abitubikira umva ko wari wanamuhaye n'amafaranga menshi tujye kureba shango
Madame karamba Tom wakoze iyo bwabaga nanjye nakuze uko nshoboye rwose ariko ntabwo nshobora gufungira abantu ubusa haguruka utahe ngo ufungira abantu ubusa sinshobora kubyemera ntanjye he data ntabwo yiyahuye rwose ntabwo waba wafungiye ubusa mufite impamvu mushaka guhisha uwamwishe ugeze ngo iki njyewe ntabwo kwagira umuntu unyeka uriganya reka ngusomere urwandiko ndabarota yasinye urwandiko si urwandiko rugenda rute njye sinshobora kwemera ko data yiyahuye icyo ni kimwe gusa ntabwo nshaka kubyemera cyangwa niba kandi murabyemeza cyangwa kandi ujya gukurikirana niba utangiye kundeza uri nabyo wumve wari ufite Kigali kwa 24 z'ukwa gatandatu 1975 kuri mukesha amahoro umugore nzi kutankunda ntabivuga mutonde se wanze wumve umugore uzi ko ndagukunda none ngo ntiyamwica umugore ukundwa na bose umugore atakubwiza gufatanya nayo kirata n'ubwiza ubwe muvuga gusa umva se ibintu byanditswemo umwandikira amagambo mfashe inkota mu ntoki abivuze data ndamuzi ntashaka kwandika ibyo ngibyo ntashaka kubyandika nakubwiye ko nudacisha makeya muri ukajya kugikurikirana habireka nuko ndakumvugiramo cece karibu nabyo nabikora kandi none ushyira byo kubikora uranyinisha no mu biro byanjye tanga amatwi kugira ngo nkureho umuntu wari uzi ko agushakira ihirwe akaba arakubujije ihirwe biragaragara ko wabuze ukugira ukemera kwihambira tukabana kugira ngo ugaragarize ko ngukunda nubwo utigeze ubyemera niyemeje guca ngo yize urukundo ibyo muri gusoma ntabwo nemera wakujije ihirwe wabyandika ko birimo bimwe mbibona ko ari ukuri kwabyo huko ngiye kwiyahura umva ko yabyivugiye ngiye kwiyahura yahura ko adashobora kwiyahura data niwe watuma data yiyahura ariko waceceka mukahirwa naza ari ibyo uzamufate neza uzamenya abana twabyaranye uzakore kandi uko ushoboye wishyure ngira abantu amafaranga 1.5 ari murimo urabiho ibyo ari byo byose njye sinshobora kubyemera data ntabwo ashobora kwiyahura nta nubwo ashobora kwandika ibintu bimeze gutyo yaba yarameze ati ko muzira kugira ngo yandike ibari bimeze gutyo sinbyemera na gato yewe madamu nyumve neza ndabona ko wenda byaba byaratewe no gutuma umutwe kubera ibibazo byinshi niyo mpamvu twakwemeza ko yaba yariyahuye mu kanya wari umaze kwemera ko uzi umwicanyi wari wizeye no kumufata wibeshya agase none ngo data yiyahura ibyo byari byo koko ntacyo mbeshyeho none se bihindutse rero igihugu urwandiko ngusomeye rutaboneka ntibaheba na mukazo bari mu byago inzandiko zirahimbwa zandikwa n'abantu wari ushingiye ku kimbere wemeza ko ntibaheba n'amakadata ariho bishenda abantu we naketse ko ntibaheba tuzi ari bera bose n'ubundi niwe none amakuru menye nanga mukanya nyemeje ko bera bose na ntibaheba batandukanye ibyo ngese ushobora kubyemera wabyemera n'amacuri umukozi wo kuri hoteli Nyarugenge yemeje yuko uwitwa bera bose yari acumbitse muri iyo hoteli yari yabikuye hehe bose ntibabyumvise ugomba kuba wumvise nabi ntabwo nigeze numva nabi ugomba kuba wumvise nabi njyewe nigeze nkubwira hoteli Nyarugenge ntabwo nigeze numva nabi oya nigeze nkubwira hoteli Nyarugenge njyewe kandi wabimbwiye yasobanuriye neza akanyemeza ko ari bera bose ukekwaho kuba yishe data wabikubwiye se wamunze ngo tumushake nibura usimuzi twahuye mu mujyi cyakora waranze yabimbwiye ahita yigendera ibyo ari byo byose njyewe ndemeza ko ari ukuri kwabyo rwose ibintu ko numva ari urujijora bivurujije se bivurujije iki njye rwose ndabona utari ukwiye kurambirwa uriya mukozi wo muri hoteli Nyarugenge agomba kuba Nyarugenge ikomeza kuba atari Nyarugenge nakwiye Nyarugenge nawe ubwawe uri kubibindi cyane ese niba wakakunaniwe agahaye mukanya zanye tubavugaga muri hoteli Nyarugenge narazikoze ndacyazikurikirana kandi n'ubu ndasubirayo mwabonye se ntacyo bitanga uburyo bifite ishingiro ntabivuga bizere ko bizahishura umwishi wa data rwose wagira ngo ndakina amenya ntureba mukesha amahoro tegereze nawe urabona ukuntu ntibaheba na mukesha amahoro bahuje urugwiro ibyo burya niba bitangaje nukuzi yari kumwe na nyirabuja baravugana igitangaza ibyo ari byo byose bari abantu ndakomeza kubakeka amaboko itondi umwishi wa so azagaragara ryari se azava hehe ntazagaragara bari murege hano bugufi ahubwo mufunguze n'icyumba cyawe mbe nigiriyemo ndashaka kubakurikirana neza ngo numve biriya bantu barigeze ariko mana yanjye umwishi wa data aramutse abonetse nzamumukurikiza ni ukumurya n'amenyo icyampa gusa ngo agaragare ni ukumukurikiza nta kindi mana we mukanya karamba
Imana ishimwe rero irambabariye nari ngiye kuzira ubusa warangiye kuzira ubusa irambabariye rwose reka nkubise noneho mawe sinakwemera kukomeza kwishima hejuru y'intumbi ya data ntabwo ashaka kubyihanganira ariko umukobwa sigatumwara ati ni gatumuke wawe cyane niba karazanywe no kunshinja ibyaha kana kare kishenuka buri gihe sinzi igituma yishizemo ngo ninjye wishize ariko rero nuko wanze kunyemera ngewe ndabibona urumva ukomeza kuguma ino karenze ko kabwiye ntabwo uzagirira amahoro rwose wamubare gusa tukigenda ariko uyu nibyo ariko umukesha amahoro kuki utanyizera kuko kuki ubona ko nakwizera mbabarira ahubwo wowe ibyo nsaba ntabwo bishoboka ntawe umbwira kiri ku mutima wawe rwose turi mu nzu twembi ntawe dutinya ariko nawe wizere ko nkwizera ariko kandi wemere ko ngukunda cyakora ntabwo nshobora kukubera umugore urambeshya mukesha amahoro ntabwo nkubeshya niba wankunda uba wemeye kunkurikira rwose ndagukunda ku ijana ku ijana ariko nongeye kukubwira ko ntashobora kukubera umugore nk'uko ubyifuza nk'uko ubishaka koko ndabigusabye rwose ubyihanganire ariko mukesha amahoro urakeka ko ndi umukene ngwino tujyane nusanga ndi umukene uzigarukire rwose nagukunze uri umuzamu ntazi ko uri umukire cyangwa uri umukene urumva gusa uranshaka wiki koko ikintu naguhishe ni iki sinabimenye rwose inzira ntibwira umugenzi oya we kwicuza oya rwose ikosa si iryawe ndagukunda rwose ariko sinshobora kwitesha agaciro mukesha amahoro warankomerekeje none dore urantonetse urakoze rwose njyewe rwose wambabariye ntibaheba koko nanjye singega nanjye mbabarira iyo agaciro kavuze urukundo ruraceceka mbabarira rwose nubana nanjye nta gaciro uzaba witesheje mbabarira nanjye ntibaheba nta tegeko rwose uzaba uciyeho nanjye ubu ndakugira nte koko nawe nyumva rwose mbabarira niwe rwunye igihe cyose mazino ni wowe nta wundi nafashe icyemezo gikomeye rwose nzaba umupfakazi wiyubashye mbabarira ntibaheba bana y'Rwanda koko ubu ngubu ubu niyo n'iki ntibahe mbwira niba naragutaye gucumura ndaguhanaguraho urwo rukundo oya rwose ubu ntaki hamagara perezida mfunge wita umutwe kubera njyewe rwose ntibaheba tahi wanyu mbabarira ntibaheba unyumve sinigeze ntekereza kubona nakubonye sinigeze nkunda undi atari wowe ngiyo impamvu y'icyaha cyanjye shyira amaboko y'ubucamanza ubu ngubu nta kindi gisigaye rwose ufite indwara uhishe si nta kindi gisigaye bakurangiye ko ari njye ufiteho umuti uzagukiza rwose ndicira urubanza ntabeshya urumva rurangize nyica byanze bikunze nyica byanze bikunze nshobora kutagukunda ariko sinshobora kukwica ibyiza nuko wakwigendera ukanyibagirwa burundu nyibagirwa ntibahe naragukunze ariko nyibagirwa bizaba urumva nyibagirwa mbabara rwose nyibagirwa uricuza iki se ko ntacyo nigeze ngusezeranye rwose ndicuza gukundira ubusa ndicuza amaraso nisize kubera wowe amaraso ndicuza amaraso nisize kubera wowe noje ndabaruta se nibahe horera umugabo wawe urumva ninjye mwikenye nta wundi nta wundi ninjye urumva n'ukuntu bavuze ko ari njye wamwica mana y'Rwanda ibi ni ibiki numvise we ibi ni ibiki mukesha amahoro nagukunze kera cyane ntubizi ariko nibyo sinashoboye kwigobotora ingoyi z'urwo rukundo rutigeze rumpira wishidikanya ninjye bera bose inde bera bose ninjye bera bose rwose wishidikanya bera bose ni wowe niwo bera bose se ni wowe bera bose uri bera bose ko ni wowe ni umuzamu wanjye ni wowe bera bose ni wowe bera bose ni njyewe rwose ndeba neza oya reba bera bose umuzamu ntibaheba ni njyewe rwose kuki utanyibwiye karese kuki bera bose kuki utabimbwiye bera bose kuki utabimbwiye bera bose nari nabanje kwiyoberanya nta kuntu nagomba kubita mbikubwira umwanya ayo kuki utambwiye bera bose kuki utanyibwiye kare bera bose we ni njyewe rwose wankunze kera ukaza kwigira umuzamu ni njyewe rwose kuki utanyibwiye kare kose kuki wategereje kubanza kwica ndabaruta bera bose rega nari nzi ko utankunda ntabanje guca ingoyi z'urukundo rw'urwingano rwakuboshye kuri ndabaruta nta kintu cyatumye rwose wowe mukunzi wanjye bera bose tugende aho uzanjyana hose tugende rwose yumvega imana ayiwe muhagarare ahubwo wonyine no kunyegeza amatwi ndayamanuza amasasu hasoni mu izina ry'amategeko wowe bera bose b'ibyo ntibaheba ndaguhagaritse